ntare ntukabura umuhigo ntare, ndi umwami w'ishyamba, nitwa ndi Ntare TV, ni umurongo mukunda. Tugeze mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Burera, umurenge wa Gahunga. Aha hantu twageze dusanga izindi sengero zose zirafunze, hasigaye ari urusengero rumwe rufunguye arirwo urunguru. Iyi ni paruwase nkuru y'uyu mudugudu. So rero izindi sengero zirafunze, twamaze kumenya neza ko hano hasengera imidugudu irenga 3. Ubwo ni ukuvuga yuko rero ngo abo bantu bose bitabira ahangaha bakaza bakahasengera. So rero twamaze kumenya neza ko hari n'umupasiteri wahawe inshingano vuba muri kino cyumweru, akaba yatangiye rero inshingano uyu munsi nibwo yahawe inshingano. Tujye kuganira n'abaturage batubwire uburyo ki bamaze kubyakira, batubwire urugendo bakora, ese nta kintu rubabangamiyeho, batubwire se ni ikihe kintu bashobora kuba bakwifuza. So murakoze, reka tuganire nabo twumve uko babyakira. Hano ku mudugudu wa Gahunga cyangwa se kuri paruwasi ya Gahunga, tuhasanze umugabo, reka tumwakire atubwira uburyo ki gufungura urusengero rw'ahangaha bibafashije mu buzima rusange. Uraho neza? Umeze neza? Watangiye ukatwibwira? Yego. Ubunge nishimiye ko urusengero barufunguye, tukaba twarabonye aho gusengera. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho mbere mutaratangira kuhasengera mwumvaga bimeze bite? Ni iki mbega wumvaga wifuza ko hano hantu bahafungura mukaza mukahasengera? Cyane umuntu kuko yabaga ari mu bwigunge ashaka aho gusengera akahabura. Twabonye badufunguriye, dushima Imana yo mu ijuru. Wari uturutse ahagana he? Hano hepfo, hano ruguru ku Rukiko, tuntoza mu karere ka Burera. Iwanyu ni hano mu Burera? Umurenge wa Gahunga. Reka tugushimire ku kiganiro uhaye ndi Ntare TV. Murakoze namwe. Yego. Reka tukomeze twakire n'abantu. Mumeze mute? Mwataye mukatwibwira se mukatubwira uburyo ki uru rusengero narufunguriye, mumva mumeze mute? None ngo izindi nsengero ngo barazifunze. Hari insengero zingahe zifunze muri uyu mudugudu? Insengero 6 mu karere. Aho Imana iguhe umugisha. Reka tugushimire ku kiganiro haye ndi Ntare TV. Abaturage utigeze wifuza ko amajwi n'amashusho bigaragara ahangaha, hano twaturi kujya mu rugo iwe, ngatubwire ukabyumva, cyangwa se atubwire uko amarangamutima ye ameze nyuma y'uko uru rusengero baruhaye uburenganzira bwo kuhasenyera, kandi agasenyerwamo imidugudu irenga 3. Aha ni mu rugo iwe, reka tumwakire. Ni umuturage twifashije izina tumwita Ivona, reka tumwakire atubwire uko abyumva. Ariko buriya biratunejeje, ntabwo twavuga ko bitatunejeje. Ubusa buruta buriya, ariko nanone bagende batuvuganire. Nk'ubu twe dutuye ahantu kure cyane, ni kure kuva aho turi tujya guhasengera n'urugendo rurerure angana nk'isa. Rero bazabyigarira ikintu batumarira. Ndakwibutsa ko uru rusengero ku minsi wo gusenga ariko ku cyumweru abantu babuzuye bakubise buzuye, kuko haba amateraniro 3. Ni ukuvuga ngo abantu baba bahari baba ari benshi cyane. Reka dukomeze turebe n'abandi bagende batuganiriza. Mwaramutse ma, umeze neza? Twe twaturutse cyane turaje dusanga izindi nsengero ngo zirafunze, hasigaye urusengero rumwe ariko rusigaye rufunguye. Kandi hasengeramo imidugudu irenga 3. Mu by'ukuri ibyo bintu wowe byakiriye ko nyine ko byakiriye, mwese wumvishije nta kintu byaguhungabanyijeho uturuka hano kure? Tuganirize nk'urwo rugendo rwo kuva ahantu utuye uza kuri uru rusengero. Urugendo kubera nyine bya mbere urugendo rurerure, rimwe na rimwe ndasiba, byakuvugamo no gukorana nabibonye. Rimwe
rimwe na rimwe urasiba kubera ko habaye hareka. Tusibye gukererwa rimwe na rimwe ndasiba kubera yuko wambera kure cyane. Ati mu by'ukuri natekereza yuko ndibuze kujyayo nkumva acitse intege rwose kandi ngiye kwasaka Imana. Ubwo rero bijya bimvuna cyane kandi ngiye nkumva nacitse intege rwose. None se kubera iki baba bamuhembeye kandi yari amaze uburambe bwinshi hano kuri uru rusengero? Ntabwo wabimenye. None ubwo rero reka tugushimire kandi Imana iguhe umugisha ikomeze kubiha